ikaze wowe ukurikiye 99.7 Contact FM nkuko mumaze kubimenyera no umwanya w'ikiganiro umutumirwa tunabiseguraho ko tukibagejejeho dukereweho gatoya kubera impamvu y'amakuru gusa nta kanya nyine turi buze gukoresha mu minota mike sigaye ariko turi buze kwibyaza umusaruro nje ubasuza ndidona iyamuremye umutumirwa wacu uyu munsi ni umuhanzi nyarwanda ubifitemo burambe cyane nta wundi rero ni Makanyaga Abdul ikaze muri studio Makanyaga murakoze cyane aha ngira ngo ino studio bamaze kuyimenyera ubu urumva umerewe gute yenda ku muntu ashobora kuba yumvise Makanyaga bwa mbere ushobora kumwibwira nk'umuhanzi ni Makanyaga Abdul usanzwe umusaza mu bahanzi yenda muvuze ngo umusaza umuntu yakwibaza yenda ubwo buhanzi mumazemo igihe kingana gute urabona ntari umusaza se wa mugani reba natangiye umuziki 69 niho natangiye kwiga gucuranga nari mfite imyaka 22 urumva 69 kugeza urumva nari umusaza se arabona umusaza yenda iyo mvuga kwivuga bya gihanzi ubwo numvaga shaka ka freestyle niko urubyiruko rw'ubu tubivuga mwege kera size ukuntu mwabyitaga mwege freestyle mwayitaga gute freestyle byonyine sinumva icyo ari cyo ni kwa kundi uririmba live wenda cyangwa se nawe uzi ikinyarwanda nyacyo ariko ni kwa kundi ugenda ukaririmbira abantu imbona nkubone ijwi ryawe bakumva ari ryo koko na n'ubu ndabishoboye rwose ndagira ngo mutunyurizeho gato cyane ubundi urukundo rurasanzwe abantu bakaruvuga bakarufata uko babyumva abandi barucyurika nzarwakira uko warumpaye ibindi mbe mbihigitse ntacyo twarekera nawe nukuri naranyuzwe pe okay urakoze cyane ubwo ngira ngo umuntu duteze yombi ashobora kuba yenda yumvise ko ntigeze mubeshya hanyuma yenda tunyarutse mu gihe gito dufite yenda ni byiza ko turi kumwe n'umuntu umenyereye umaze igihe kinini mu muziki nyarwanda w'umwimerere ndagira ngo wenda nk'abantu nkawe w'inararibonye utubwire neza iyo urebye umuziki w'uyu munsi n'uw'igihe wari ufite imyaka 22 utangira umuziki utubwire uko umuziki ikinyuranyo gihari buri gihe cyose ikintu gitangiye kirarushya natwe tugitangira hari abatugayaga n'abubu rero nabo harimo twakomeje kujya tubanenga ariko harimo abatangiye gutera imbere cyane muri muzika ngenda abona buhoro buhoro birimo biza birimo biraza gute yenda gerageza gusobanura neza uburyo iterambere rihari urabona iterambere riri muri muzika ubundi hari abasore babeshyaga abantu agafata indirimbo bafashe muri studio akayishyira hariya CD akajya imbere y'abantu akajya yasama aririmba abeshya ariko ubu noneho live barayiririmba neza cyane ibyo twita imbona nkubone abantu batangiye kwiririmba ubu ni ukuvuga ko buhoro buhoro bizagenda bizamuka nabo ndabona umuzika irimo gutera imbere yenda aho ngaho nituza kureba uburyo muzika itera imbere tureta tubijyanisha naho ibihe bigeze muri iki gihe ubona yenda harimo icyo bita collab cyangwa se gukorana kw'abahanzi bubu n'abakera nawe ngira ngo urimo hari indirimbo bagiye gukorana n'abahanzi bubu ese iyo mukora kiriya kintu cyo gukorabora hagati y'abahanzi n'abakera mugamije iki mugamije kuzura umuziki wa kera abagamijwe iki ubundi iyo ukunda muzika urabona nka hariya na Bob Marley yabyanditse one good thing about music when it hits you feel no pain. Donc iyo muzika uyifite mu mutima wawe wumva mbese nta maganya
nta kubabara nta gahinda noneho rero iyo wifatanyije n'abagenzi bawe umva ugeze kuki umva cyane cyane iyo bakurusha intege ubu abasore nibo baturusha intege twebwe turimo kugenda dusaza iyo wifatanyije nabo bakagusunika mukajyana hari igihe bashobora kugira icyo bagukuraho wowe cyangwa se nawe ukagira icyo ubakuraho ukamenya uburyo ushobora kugereranya umuziki wa kera n'ubu. Hanyuma hano haherutse umuhanzi nawe yenda sinzi niba ari uwa kera ariko ashobora kuba ari hagati y'abakera n'abubu yitwa Alemuku niwe uherutse aha ngaha duherutse kwakira nk'umuhanzi yavuze ko hari ikibazo cyo kuba yenda abahanzi bo mu Rwanda batari ibihangano byabo bitashobora kurenga umutaru mu gihe usanga agasede hariya abantu bacuruza udusede bagira gute ugasanga mu itangazamakuru cyangwa se umuntu arakina indirimbo uko yiboneye. Mwebwe mubibona gute kuri icyo kintu cyo kuba yenda ibihangano byanyu cyangwa se by'umuziki nyarwanda y'iki gihe bidashobora kurenga umutaru ngo bibe byagira agaciro ku buryo bishobora gutunga nyirabyo? Ngiye nkubwira impamvu bitarenga umutaru, mbese ntabwo tuzi kwamamaza umuziki wacu. Icyo kintu ni cya mbere ngiye maze kubona kwamamaza umuziki wacu byaratunaniye. Kuvuga ngo indirimbo no kuvuga ko mu Rwanda nta ndirimbo nziza ishobora kujya mu mahanga igakundwa zirahari. None si yo abanyarwanda bagiye kubyina hanze bagatahana umudari baba bagiye kubyina gusa n'ingoma gusa zivuga si indirimbo kuki zitamamazwa noneho ngo zitahanye umudari hagati y'abantu ibihumbi n'ibihumbagiza hanyuma kuki zitaba indirimbo nziza ngo zigurwe kuzamamaza hanze byarananiranye biragoye. Hanyuma hari ikindi nyine yashinja avuga ati niba yenda umuntu ni gute mwiteguye kuba mwaproteja ibihangano byanyu ku buryo niba ngewe nkeneye kuririmba indirimbo ya Makanyaga tuvuge niba nakoresheje ikirori cyangwa niba ari ubukwe nkavuga ni Makanyaga ngomba kugura copyright ngiye nkumva ko ntashobora kuyaccessinga cyangwa kuyikoresha ntaberewe uburenganzira ku buryo nawe uwo muziki wawe niba ari no gukora wonyine ushobora kugutunga. Icyo kintu mwiteguye guhangana nacyo gute? Icyo kintu uburyo twiteguye guhangana nacyo twabigejeje kuba bishinzwe ku bayobozi uretse ko nta bintu byihutira ako kanya ngo bihite biba. RDB yaduhaye uburyo dushobora kubikora, turimo kwandika indirimbo ukajyana kuri RDB ukazitanga bakazikubikira. Icyo gihe mu bihe bizaza ntabwo byakwihuta ngo uwo munsi bibe uwo munsi, ariko nizeye ko na n'ubu ugiye ukabwira ukavuga uti indirimbo yanjye numvishe kana karimo kwiririmba bashobora kubimuhanira. Kuko ngiye byigeze kumbaho hari umuntu wafashe indirimbo zanjye azishyiraho ifoto y'umuzungu witwa Michel Sardou, ngiye kubona mbona Ngizimana baramufashe ntanabizi. Icyo gihe mboniwe iwabo baraje iwanjye barari iwanjye basaba imbabazi ndagenda musabira imbabazi baramurekura. Urumva ko icyo gihe nari ntarabikora, ariko ubu ngubu noneho bifite inzira birimo kunyuramo buhoro buhoro, twizeye ko icyo kizatungana. Nta kintu gishobora guhutiraho ngo kiba ku kanya. Ariko ubundi mbere mu gihe cyanyu yenda we ndumva uri ngombe ijana kuko n'ubu ngubu urakomeje umuziki wawe uracyawurimo neza. Mu gihe cyanyu utangira umuziki byari bimeze gute? Habagaho amategeko agenga umuziki cyangwa se icyo gihe umuziki washobora gutunga uwukora? Ntabwo byashobokaga. Uburyo wagutungaga ni uko wajyaga imbere y'abantu ukaririmba ikinjiye akaba aricyo utahana. Ntabwo gukora kasete ngo uragurisha. Cyokora nyuma byaje gutangira aho orchestre Impara zaje kugira studio yabo, baje kugira studio batangira kugurisha buhoro buhoro, ariko ku buryo ntabwo byari gushobora gutunga umuntu nta kandi kazi afite. Icyadufashije cyane cyane nuko twari dufite indi mirimo. Hanyuma ubushize nanone hari undi muntu usesengura muzika nyarwanda hafi cyane yitwa DJ Adams. Twigeze kumwakira hano yemeza yivuye inyuma ko umuziki nyarwanda arebye uburyo ibyo bita gushishura yenda ubu ndagufata nk'ubu, ariko nanone n'uwa kera kuko atuvunguriyeho akantu karyoshye cyane bya kera burya biba biryoshye. Hanyuma
avuga umuziki nyarwanda we ntabwo awubona nk'aho wari wafata umurongo wawo ngo yumve ko umuziki abahanzi nyarwanda we ntabwo yemera ko bahari, afata sample y'abantu bake cyane, ni bake cyane, akavuga ko ari bo bonyine bakora umuziki. uriya mugabo nanjye nigeze kumukurikira rimwe nijoro, numva ibyo yavuga nanjye bimwe nshobora kubyemera. Ariko rero burya iyo ushaka kugira ngo ugere ku byawe byiza ugomba kwiganaho gato, ugomba gutangira wigana. Urabona n'umupira twawukinnye ari ukwigana abandi, ukagenda buhoro buhoro umupira utera imbere nubwo wenda utaratera imbere cyane, ariko baragerageza. Hari igihe tujya hariya tugakoma amashyi twese, burya dufite aho twawukuye. Buri kintu cyose kigira aho gituruka. Ukwigana, ikibi ni ukwigana ukazahora wigana uvuga ngo nzigana gusa nta kindi, ariko ugerageza wigana ushaka gushyira mu buryo bwawe, ibyo nta ndumva atari bibi. Ni ukuvuga ngo gushishura, ukigana, donc gutangira ushishura, ariko bikazarangira nawe ushakisha muri za nzira, ukibaza uyu muntu kuki nakunze iyi njyana ye, icyatumye nyikunda ni iki. Niko n'ubundi niko muzika ubundi igenda, ukibaza ese uyu yacuranze iyi instrument, tuvuge nk'urugero ngenda bivuga mu buryo bwanjye mbizimo, ukavuga uti soliste yacuranze atya, kuki yacuranze ahangaha, bon nanjye aha hantu ndumva haryoshye, bon ugashakisha aho hantu yacuranze wowe ukabishyira mu byawe, mu buryo bwawe. Basiste yacuranze atya, kuki ngiye ntabishyira mu buryo bwanjye, ukabishyira mu buryo bwawe. Ukavuga uti soliste yacuranze atya, uvuza ingoma yavugije atya, ngiye kuki nta hari ibihe tuvuye ngo ubwoko butatu bw'ibihe by'imizika by'indirimbo, ukagerageza ukavuga uti yabigize mu bihe bitatu, ngiye reka mbigire mu bihe bine tugire. Ariko watangiye ushishuraho gatoya kugira ngo ukurikire. Mbega kwiga no kwigana kuri wowe. Ngewe nigeze kujya ahantu muri Arabia Saudite, yego, numva batangiye gucuranga inanga, numva ni inanga imeze nk'iya Kinyarwanda, ntega amatwi njya kumva, numva baririmbye icyarabu, numva ni icyarabu kiririmbye, ariko ntagiye kumva ari inanga ya Kinyarwanda. Uzi ko niyo ugiye ikintu ukora ugenda wumva muri domaine yawe, wumva ibivuga. Numvishe inanga ivuze, ndabaza se hano bacuranga inanga mu Barabu, ngiye kumva numva inanga iravuze ariko hajemo icyarabu. Ndavuga nti voilà, ubu ngubu ni ukuvuga ko aha hantu ntabwo bashishuye, bashobora kuba barayumvise iwacu Rwanda bakayikora, ariko ntushobora kuvuga ngo iyi ni indirimbo y'Abanyarwanda. Hanyuma Mzee Makanyaga, ubu ngubu yenda urebye uko umuziki wa kera n'ubu umeze, ubu ngubu umuntu yenda ntabwo ari ukumwamamaza, umuhanzi ubona agenda mu murongo nyarwanda, muziki nyarwanda muri iki gihe mu bubu ubona ari inde? Hari abana benshi bamaze kugenda, bamaze gutangira gutera imbere. Yego, nshobora kukubwira yenda nka batatu, nkubwire nka King James, nkubwire nka Knowless. Ngewe hari indirimbo ye nakurikiye. Bon, hari aba bana ba Dream Boys, usanga bagerageza kuririmba uburyo bwabo. Bon, hari benshi hano, hari benshi usanga barimo gushakisha uburyo bwo gutera imbere. Mani Martin aza Mani Martin, voilà Mani Martin. Mani Martin bose sinabibuka iki ari nk'uko bimbajije, ariko hari abana benshi bamaze batangiye gutera imbere. Hanyuma yenda turagenda tugana ku musozo, ndagira ngo noneho turebe yenda nkaye wabayeho mu kiriya gihe cya kera n'ubundi niho nibanda mbihuza n'iby'iki gihe. Ni gute muri iki gihe umuziki wowe yenda aho ugeze ubu ngubu ushobora kugutunga ku giti cyawe, ukavuga uti nkora muzika basi nta kindi nkeneye, umuziki urantunze mu Rwanda? Ubu birashoboka kuko usigaye ukora nk'urugero, iyo ngiye umuntu ampamagaye mu bukwe, iyo ampaye munsi y'amafaranga 300 ntabwo nshobora kumucurangira. Urumva ko 300, yego abacuranzi banjye mbaha ariko nkasigara nanjye icyo kurya.
urumva ko icyo gihe muzika nshobora kuyikoresha ikama icyo kurya ariko biracyari ntabwo byari byagera mu rwego rushimishije cyane kuko hari byinshi bikibura urabona nk'ubu ngubu basigaye umuzika usa naho wahagaze uratendetse kubera urusaku nta mazu yo gucurangiramo ahari icyo ni ikibazo gihari ku abacuranzi benshi ubu ngubu usanga birirwa basaba itabi kandi yari afite uwo mwuga we yakoraga kuwa gatandatu akabona amafaranga ashobora kuba yamuta none urusaku rwaraciwe aha n'umuziki ubwo no kuvuga ko umuziki ari wo waciwe ni ikintu gisakuza cyose ubwo ngubwo twagishyira hamwe kandi itegeko iyo ryaje muraritegereza mugategereza kumva aho rizagarukira Muzehe Makanyaga rero ntabwo yenda igihe kidukundiye ngo dukomeze kuko ni ikiganiro kiryoshye cyane ndetse umuntu uduteze amatwi ashobora kumva yageza n'ejo bundi kuko ntabwo kubona inararibonye nk'amwe aka kanya ni byinshi dushobora kuvuga tukageza igihe runaka ararekwa ntashira ariko turacyari kumwe kandi kereka tugiye tukagira ibindi bibazo nta kindi reka twizere ko nitwongera kubatumira muzatwitabira mukongera mukatugezaho impanuro nta kibazo rwose nta kibazo ngewe kuko ngewe iyo umunyamakuru ampamagaye mba nzi yuko nanjye binteza imbere kuko niko ndabikunda cyane iyo umpamagaye nkakubwira ko ntaboneka burya mba mfite impamvu yambujije kuboneka ariko ngewe nkunda kwitabira cyane iyo abanyamakuru bampamagaye reka rero ngusabe nanone usezere nk'umuhanzi kare wari waduhaye akantu gatoya ariko noneho ongera utururimbireho akandi kantu gatoya dusoza yenda nko mu masegonda nka 30 dusoza burya ishavu ntawe ryica maze kubibona Suzana mba narapfuye nziza urukundo rwawe byari byaranyobeye uko nzabigenza n'impamu nibwo nakwandikiraga kabarwa nkugarura mu kunsubiza Undemagatima Suzana arakoze cyane reka ngushimire rero we waruteze amatwi Contact FM 99.7 ni umwanya dusojeho iki kiganiro cyari kiryoshye cyane ariko nta kundi byagenda gihe ntikibidukundiye reka nkubwire ko twari kumwe n'umuhanzi nyarwanda ubimazemo igihe nta wundi ni Makanyaga Abdul nje mwari kumwe kuri mikoro ndidona iyamuremye reka nkwifurize ibihe byiza uryo na gahunda za Contact FM bye bye